Hello abashoramari, uyu munsi amakuru ahari ni ibyinagira ry'igiciro kuri coin yitwa Solana. Nkuko muyizi, nyuma yuko FTX ihombye, Solana nayo byayigizeho ingaruka, igwa mu giciro, iva hejuru cyane, nayo irahananuka igera ku madolari hagati y'amadolari 9 na 7. Hanyuma muri iyi minsi itatu ni ikintu kiri kuvugwa cyane kuri Twitter, abantu bongeye kugarura icyizere Solana, bavuga ko nayo ishobora ifite ahazaza. Ariko n'ubundi Solana nkuko muyizi, ku bantu bayizi, ni crypto yubakiyeho andi ma crypto menshi, yubakiyeho andi ma coin menshi, ku buryo ari coin y'ingenzi cyane. Nkuko abantu rero bari kubivuga kuri Twitter no ku zindi mbuga, bari kuyiha icyizere ku buryo bari kuvuga ko nko mu mwaka utaha 2023 ishobora kugera ku madolari 100. Solana rero, ku bantu bagiye babyumva cyangwa se n'umuntu utarabyumvise, Solana yagizweho ingaruka zikomeye cyane na ya skandali yabaye ya FTX, bituma sinzi relationship byari bifitanye hagati ya Solana na FTX, bituma Solana irwa hasi. Ariko yaje kumanuka cyane, abantu batangira kuvuga bati buriya nayo iraguye, Solana irapfuye, birarangiye, iraguye. Ariko muri iyi minsi 3 yagaragaje kuzamuka bikomeye, aho mu minsi 3 yagaragaje kuzamuka bikomeye ku buryo urabona mu masaha 24 yonyine izamutseho 17%. 17%, murumva ukuntu ni kanini cyane muri crypto. Ku masaha 24 yonyine izamutseho 17%. Urumva ko iri kuzamuka bikomeye, iri gukora muvuma ikomeye cyane. Kubera iyi muvoma rero iri gukora, uri gusanga abantu abahanga bagiye batandukanye bari gukora prediction, batangiye kuyigirira icyizere. Urabona kuko n'ubundi mbere ya FTX itaragira ikibazo, yari iri mu ma coin yihagazeho, mu ma coin kuko yavuye, kanze turebe, yavuye urabona ko yavuye kuri 200 hafi na 50, ikamanuka ikagera kuri 38. Mbere ya skandali ya FTX yabyiniraga hagati ya 30 na 45, hafi aho ngaho niho yabyiniraga mbere ya skandali ya FTX. Hanyuma nyuma ya skandali ya FTX kwita guhera mu matariki 7 yavuye kuri 30 iramanuka igera muri 12. Urumva ko yamanutse bikomeye cyane, yaramanutse bikomeye cyane. Hanyuma muri iyi minsi rero nibwo nyuma yuko abantu batangiye kuvuga bati rero Solana nayo yajyanye na FTX, muri iyi minsi ho yongeye kugaragaza performance bikomeye cyane, ku buryo yavuye ku itariki 29 z'ukwa 12 yasoje umwaka iri ku madolari 8-7 gutyo. Hanyuma irazamuka igera mu 10, irazamuka, irakomeza irazamuka kugeza na n'ubu. Murabona ko iri kuzamuka, iri gukora uptrend. Solana rero, abahanga kubereye muvoma, kubera iki cyizere abantu batangiye kongera kuyiha, bari predictinga ko muri uyu mwaka turimo uri gusoza wa 2023 ishobora kuba yagera ku madolari 100, nkuko n'ubundi yahoze kuri 200. Rero Solana nk'ubusanzwe urebye uko ari coin yubakiye andi ma coin, ifite blockchain yubakiye andi ma coin, ukareba n'uburyo yahoze performinga, ukareba n'uburyo ubungubu abantu bari gushaka kuyigirira icyizere. Solana ni coin nziza umuntu ashobora kuba yafata dukeya cyane akaba yababitsemo.
akareba ko byakunda. Mwibuke iyi ntabwo ndi umujyanama mu by'ubukungu, ni ibitekerezo byanjye bwite. Niyo makuru ari gucicikana ku social media agiye atandukanye muri iyi minsi 2-3 ishize. Ni amakuru avuga cyane kuri Solana kubera performance yagize. Mubonye ko kugeza uyu munsi mu masaha 24 izamutse 17% nyuma y'uko yari iri ku madolari 7-8 gutyo irazamuka igera ku 9, none ubigeze kuri 18 ivuye ku madolari 7. Urumva ko muri iminsi 3 Solana irazamutse bikomeye. Ku muntu rero uba wifuza guholdinga, mwibuke ya systeme navuze nakozeho video ya dollar cost average ku muntu ushaka guholdinga cryptocurrency, ushaka kuinvestingamo yo kugenda ushyiramo duke amadolari runaka make. Ku muntu utarayirebye ajye mu ma video nakoze ubushize yabanje kuri ngiyi, hanyuma ayirebe asobanukirwa uburyo wakwinvestinga muri cryptocurrency ukoresheje system ya dollar cost average.